nitwa Steven tubahaye ikaze kuri KDTV buri wese udukurikiye turabashimiye ko mudahwema kudukurikira mukurikirana ibiganiro byacu mu by'ukuri tujya tubona feedback zanyu comments zanyu z'uburyo turimo dukora cyangwa se tubategura bibanezeza ndetse naho bibakura naho bibajyana ni wa mwanya rero tudahwema nanone twongeye kubaha ikaze kuba dukurikiye live twishimiye kubana namwe ushobora kuza kuduhamagara kuri telefoni iri kuri ekara yawe cyangwa se 07835555 then tukabasha gusangira mu buryo bwose ikaze na mugenzi wanjye Jarike tuguha ikaze karibu duikaze Elohim ni mani ikomeye ho Elohim ni mani ikomeye. Murabyumvise rero guko twarimo twumva mwene data tubwira indirimbo yitwa ngo Elohim ngo ni Imana ihambaye. Mu by'ukuri Jarike turagushimiye kubw'indirimbo nziza. Ese reka ngira akantu gato mubaza umukozi w'Imana ukorera Imana mu buryo Imana igushoboje bwere bwose. Ese nk'abantu badukurikiye urumva ari iki wabashishikariza ni iki wababwira bigende no muri ibihe turimo ibihe bitoroshye ibihe bya coronavirus abantu barahangayitse abantu barihebye abantu batakaje ibyingiro mu yandi magambo. So nk'umuntu w'umuhanzi cyangwa se nk'umuntu uririmba indirimbo ziri gospel ni ubuhe buryo ubutumwa bwawe wabucisha muri indirimbo cyangwa se ukoresheje gitari yawe kugira ngo abantu bumve ihumure wahumurize ugira amagambo meza ubabwira kugira ngo basubizwemo ibyiringiro tubaye ikaze na mwanya wawe kama ikintu navuga Steven ndagushimiye nibyo kuko ikintu navuga nabwira abanyarwanda muri rusange nuko dufite Imana ikomeye cyane ko biri kose ntabwo Imana ihinduka. So ndumva ari cyo kintu nababwira reka dufatanye akaririmbo gato yakavuga ngo uko biri kose Yesu nagahinduka. Uko biri kose Yesu nahinduka ko yarejo n'uyu munsi ibihe byose Yesu nahinduka ibihe byose Yesu nahinduka ibihe byose Yesu nahinduka. Ndumva ari cyo kintu nababwira mbwira abanyarwanda yuko uko Imana ari kera nuko nanubu ikiri. So ibi ngibi ni by'igihe gito ariko ndizera yuko bigiye kurangira icyo nababwira mwizera Imana kandi Imana irashoboye. Ikindi akaragaye keza Imana iduhaye dushobora kwitekerezaho tukisubiramo tukongera tugasabana n'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo Mose ijambo ry'Imana ritubwira yuko ubwo Mose yaravuye gusabana n'umwami Yesu yaje afite ubundi bwiza arabagirana. So namwe rero aho muri hose musenga Imana muzasohokemo murabagirana. Ndumva aricyo nabifuriza. Murakoze cyane mwarimo mubyumva. Dukomeje gushimira umukozi w'Imana Jarike warimo waduhumuriza ahumuriza abanyarwanda muri rusange muri iki gihe turimo kitoroshye cyo kukumira cyangwa se kurwanya ikiza gihangayikishije isi cyitwa coronavirus. Mu by'ukuri abicishe mu ijambo ry'Imana murabyumvise. Abakomeje kudukurikira mugubwe neza mu by'ukuri Jarike turagushimiye utugiye amagambo meza. Rero uko dukomeje izindi gahunda zacu turabashimira ngo mukomeje kudukurikira muri studio yacu. Dushimiye umutumwa wacu Jarike uyu munsi ko yatwitabiriye akaza. Imana iguhereze umugisha. Mu by'ukuri banyarwanda muri rusange nubwo dushoje kino kiganiro ariko ntabwo twahema kubibutsa please mwibuke ya gahunda yacu umuco wacu wo koga buri nyuma y'iminota 30 twoge tunoze isuku mu ngo zacu tubyigisha abana muri mu byigishe abakozi ukubahiriza amasegonda hagati ya 40 na 60 kugira ngo wice bacteria neza kugira ngo zipfe kandi wibuka gukora mu nzara nagaro kujya kuri lavabo cyangwa se kuri robine cyangwa se kuri ka gakoresho turimo dukoresha aho mu rugo ngo wumve ko ari ukumena amazi gusa make sure ko ukoresheje umuti neza kugira ngo wirinde uri
kwirinda n'abandi. Kandi ikindi dukomeje ka kantu kacu kitwa guma mu rugo, cyangwa se mu mvugo z'amahanga kavuga stay home. Imana ibahereze umugisha. Bye bye, turabakunda, mukomeze mudukurikirane, mukomeze gukurikira izindi gahunda za KDTV. Imana ibahereze umugisha. Salute, God bless you.